Impamvu nahise mfata icyo cyemezo cyo kujya kwihisha nyuma y'uko Loretta atubwiye umuntu waje amukurikiye nyuma yo kuva mu butaka bwa Lewis, nuko uwo muntu yaratubwiye nta wundi uretse musaza we Rufus. Bakaba bavukana kuri papa wabo Liyariyo nyuma y'uko Liyariyo yari yamenye ko umuhungu we Rufus ashobora kuba atakiriho nyuma yo gutandukana n'umugore bamubyaranye, akavuga ko atazava kuri iyi si nta musaruro w'urubyaro ahasize. Aribwo yahise ahurira na Amelia mu modoka ubwo Amelia yaravuye ku ishuri ubwo yigaga mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye, akamutakira amubwira ibyo yahuye nabyo. Aribwo Amelia yaje kwemera ko babyarana mu ibanga rikomeye, ndetse bamara kubyarana Amelia umwana Loretta akamushyira nyirasenge Magdalena mushiki wa Liyariyo na Simone wavuye mu gisirikare. Aho Amelia yagarutse wabo nta muntu uzi ko yabyaye, akaba ari nabwo yaherukanye n'umwana we w'imfura Loretta, bikarangira bazi ko Rusi ari we mwana we wa mbere Amelia yabyaye, ku buryo uretse Magdalena n'umukobwa we kuko nawe batandukanye kera nta bandi bantu bari babizi uretse twe twahuye na Magdalena akatwibwirira iyi nkuru, ari naho twamenye ko Loretta nyine avukana na Rufus. Tumaze kubisobanukirwa ko Loretta mama wa Serita yadufashe amaboko atujyana mu mbere atubwira ngo kugira ngo twereke aho twihisha. Birumvikana impamvu tutashakaga ko Rufus atubona aho ngaho, nuko ubwo namusabaga ko twakwirukana Loretta mu Lewis ari uko nari narababwiye ko tutakiri kumwe na Loretta kubera ko yadutenguye, bityo iyo ahadusanga yari guhita yiha igisubizo. Noneho kubera ukuntu akora nk'umuhubutsi ugasanga bikiza ubuzima bwa Loretta na Loretta mu byago. Gusa ku rundi ruhande twari dufite amatsiko yo kumenya impamvu Rufus aje akurikiye Loretta aho ngaho, kuko twari tubizi neza ko abizi ko ari mushiki we na Loretta, akaba abizi ko Rufus ari musaza we. Aho bitandukaniye akaba ari uko Rufus nyuma yo kumwaka imigabane twamusezeranije ko tutazigera tubwira Loretta ko Rufus yabimenye, mbese bigakomeza kubibanga, ariko tukaba twarabimubwiye tukanamusaba kubyirengagiza. Twamaze kugera mu cyumba na Loretta yicara hamwe natwe ku buriri twasanzemo, ari nako Rufus mushiki we Loretta amaze kumuha karibu mu ruganiriro. Nuko bamaze kwicara dutegereza ko hari umuntu n'umwe ushobora kuvuga, ariko arabura. Hashize igihe kigera nko mu minota 6 dutangira kumva Rufus avuga ati ishavu riratuzengurutse, ese ibi bihe turimo ni bwoko ki? Ese uri hehe? Buri kintu cyose kiri kwicwa n'irungu. Umva amasengesho yanjye, ese nerekeze hehe? Gira imbabazi, uhereye hehe Nyagasani? Umutima wanjye urimo kurira, nta hantu mfite ho kwerekeza, ndetse uretse n'ibyo nta nubwo nzi inzira injyana. Ndakwinginze nyereka icyerekezo, ni wowe mucunguzi wenyine dufite, ni wowe wenyine twishingikirijeho, ntagufite nta mucunguzi wundi mfite. O Mana yanjye, njyewe nabo dusangiye ubu buzima, ese ni ukubera iki twibuka abantu bacu twabuze? Ishavu riratuzengurutse, ese ibi bihe turimo ni bwoko ki? Ishavu riratuzengurutse, umva amasengesho yanjye ndakwinginze. Ayo niyo magambo umubyeyi wanjye yahoraga aririmba mu ndirimbo nyuma y'uko amaze kubona dusigaye twenyine, nta wundi muntu dufite wo kudufasha ubwo papa wanjye yari amaze kubura burundu, nta cyizere cy'uko tuzongera kumubonaho ukundi. Icyo gihe twiberaga mu gahinda gusa ku mpande zombi, yaba njyewe ndetse na mama wanjye. Mu gihe njye nk'umwana numvaga ko byibura kuba mfite umuntu mukuru uri iruhande rwanjye, mfite uwo kwishingikirizaho. Bya bindi by'umutindi wanitse ritava, ndetse nanone buri gikorwa byanga byakunda kigomba kugira ikigikurikira. Sinkamenye ko uwo nishingikirijeho nawe nyuma yo kubura uwo yishingikirizagaho agiye kwifatira indi nzira. Bimwe by'uwabaje imitima ntayiringanize, ntatekereze ko nanjye namara kujya gushaka undi yishingikirizaho ngomba gukenera uwo nishingikirizaho. Kuva ubwo nibwo natangiye kwimenya, ndakubitika. Sinigeze ntekereza ko nzongera kubona umuntu nshobora kwegera byibura nkamubwira amarangamutima yanjye. Ubwo buzima bwarampinduye, kuko ntabwo nari nkiri nk'abandi. Nagombaga guca mu nzira zanjye kugira ngo mbe njyewe wanyawe kandi utandukanye n'abandi, kuko ntabwo twahuje imibereho. Iyo myaka yose yakurikiyeho nakoze uko nshoboye, nkora uko nshoboye, nkomeza gukora uko nshoboye, kugeza ubwo gukora uko nshoboye bingejeje ku zindi nzego. None reba aho ndi muri aka kanya, ndi kwibaza nti ese uko nshoboye ku rwego rwanjye nakoze, cyangwa nshobora kuba naranyuze mu nzira z'abandi? Nta gisubizo mfite. Umutima wanjye wampatirije ko hari umuntu nabwira aya magambo. Nibwo nafashe inzira ngo ngane aho umutima wanjye unganisha, njye kuhabwira aya magambo ndimo kuvuga nonaha. Nibwo nisanze aha ngaha
aka kanya ni wowe muntu umwe rukumbi mfite wo kuba nabwira aya magambo, umbabarire kuri uyu mwanya wawe nangirije. Rufusi yamaze kuvuga gutyo araturika ararira, kubera ko twari twihishe ntabwo twamenye ibindi byakurikiyeho. Icyo twumvise nuko nyuma y'amarira yahagurutse akagenda nta rindi jambo na rimwe abwiye Loretta. Kuri njye mu busesenguzi bwanjye mpita mbona ko ari muri bya bihe umuntu wese uri hano ku isi aho ava akagera anyuramo, hakagira ikintu kimucanga akumva akeneye umuntu wo gutakira cyangwa se wo gutura amagambo ari ku mutima we kugira ngo abashe kuruhuka. None kuri ubu Rufusi wo yakabaye afite ni Mariyamu, ariko ntabwo bigeze bakundana na gato kubera ko umubano wabo wahujwe na gahunda bari bafite yo kwihorera no gukurikira imitungo ya Petroni Lewis. None nyuma na nyuma umuntu asanze yakwerekeraho nta wundi ni mushiki we Loretta amaze iminsi mike yamenye, ndetse yewe ikirenze ibyo akagira ikibazo cyo gusanga Loretta nta mubano bafitanye ku buryo bitabaha amahirwe yo kuba bamarana akanya cyangwa se ngo baganire. Ikindi nasesenguye ni uko ibyo bihe Rufusi arimo abantu bakunda kubigeramo iyo hari igikorwa runaka bagiye gukora, bakamera nk'aho hari amagambo ya nyuma bashaka kuvuga mbere yo kugenda. Bituma nsigarana urujijo rwinshi kubera ko nahise ntekereza ko ndamutse nishyize mu birenge bya Rufusi, umuntu nabwira bene ayo magambo atari Loretta nka mushiki wanjye, ahubwo nayabwira Kristera nk'umwana wanjye amaraso yanjye, cyangwa se mo kimwe bamwe muri ba bana twamenye ko ashobora kuba yarabyaranye na wa mukobwa wahoze ari umukozi wo mu rugo iwacu. Icyakora icyo twumvise ni uko nyuma y'uko Rufusi agiye, Loretta nawe yasigaye arimo kurira. Bigaragara ko asigaranye agahinda, byatumye duhita tuva mu cyumba twarimo ngo tuze kumubaza ikibazo agize. Ariko tukigera muri salo Gema atangira kumubaza ikibazo agize. Dutungurwa no kubona ahagurutse ahita agenda agana mu cyumba, bigaragara ko adashaka kutuvugisha. Tubaza ko Loretta niba biriya bintu bisanzwe, atubwira ko ari ubwa mbere abibonye kuri Loretta. Gema ahita avuga ko bigaragara ko Loretta byanga byakunda amagambo abwiwe na Rufusi ndetse n'agahinda mubonyeho hari ikintu bimusigiye ku mutima we. Ibyo twabaye tubyirengagije, ahubwo dutangira kuganira amakuru tubaza ko Loretta uko arimo kwiyakira. Adusubiza ko ari meza nta kibazo kuko yabonye ko ibyo atashobora guhindura ntacyo agomba kubikoraho. Gema ahita ambaza niba gahunda yose yo gushaka abantu tugomba guhuza bo mu muryango wa Loretta, uhereye ku bavandimwe bari yariyo bose barimo Magiderina na murumuna we utuye muri Merine, musaza wabo Simone wavuye mu gisirikare n'umuryango we urimo umuhungu we Bruno, Rusi n'abavandimwe be ndetse n'imiryango yabo bantu bose, tutabishinga ko Loretta ngo ari ubashakisha n'abatumira mu gihe natwe turimo kurwana n'ibindi. Numva icyo gitekerezo ni inyamibwa, duhita tumubwira uko bimeze, cyane ko nawe amakuru amwe yari ayazi. Nyuma y'uko tubwiye Loretta byose ahari, atubwira ko ashimishijwe n'izo nshingano tumuhaye, nubwo ababajwe n'uko umuryango nyine utazaba wuzuye. Duhita tubyumva ko mu bazaba barimo kubura harimo na Rufusi n'umuryango we, kuko bose ari isano nyine bafitanye. Njye na Gema tumusubiza ko hari uburyo turaba turimo kubitekerezaho, wenda dushaka igisubizo nibiba bifite inzira. Twamubwiye gutyo kubera ko isaha n'isaha dushobora kumva ko Rufusi yateye intambwe igana muri misiyo we na General Torres barimo gupanga. Ku ruhande rumwe tukaba tutakimufite. Tukiraho kuri televiziyo hatambutseho amakuru kuri televiziyo y'igihugu avuga ko umuryango wa Lewis n'abagize komite nyobozi ya kampani bamaze kwemeza ko Kristera Lewis agiye kuba CEO wa kampani ya ba Lewis, asimbuye mama we wari CEO akaba na chairman icyarimwe. Ko Leta biramutungura nk'umuntu ubonye amakuru bushyashya, gusa twe twari twamaze kubimenya kare cyane. Atubaza niba guhinduka k'umuyobozi wa kampani nta kintu na kimwe biri butubangamireho kuri misiyo yacu, cyane ko wasanga nta n'umubano dufitanye na Kristera. Tumusubiza ko nta kibazo kuko n'ubundi uri ku buyobozi atari we muntu duhanganye. Twamaze kuganira byinshi bitandukanye. Ko Leta tumusezeraho tumusabye ko yita kuri Loretta. Nuko tuva aho ngaho kugeza ubwo twageze kuri kaburimbo twifatiranira nk'abakunzi barimo gutembera. Gema mubwira nti hari umunsi uzagera. Uwo munsi akaba ari njyewe nawe tumeze gutya, tugenda mu mihanda uko tubishaka, nta muntu twirutseho, tutambaye imyenda iduhisha amasura kandi tudahangayikishijwe nuko mu kanya hari misiyo turajyaho. Uwo munsi nugera nzagupfukama imbere ubundi nkwambike impeta y'urukundo. Nzagushimira ibintu byinshi muri ubu buzima. Nzagushimira ko watabaye ubuzima bwanjye ukanyereka ko kuba njyenyine byari kunyangiriza ubuzima. Uza mu mwanya w'Imana yamenye ko umugabo atagomba kubaho wenyine, iravuga iti reka muremere umugore.
ntabwo wasibye kuba mu mwanya w'Imana, kuko aho yavuze ngo reka habeho urumuri, wahise uza umurikira nk'imirasire y'izuba ku manywa ndetse n'urumuri rw'ukwezi mu ijoro. Mu mutima wanjye ntihasiba gucya. Ntabwo kuva nahura nawe nigeze ngendera mu mwijima, kubera ko wamurikiye intambwe zanjye zose, ndetse yewe n'ibitekerezo byanjye birashashagirana kubera urumuri rwawe. Aho Imana yavuze ngo reka habeho ibyatsi bitoshye maze abantu babona ibyo kurya ndetse n'inyamaswa zibona amafunguro, wahasimbuje ubugingo na roho byawe byose ubishyira muri njyewe. Kubera ko mbere yo gutekereza intambwe ntera ngana cyangwa se njya ahantu runaka, mbanza gutekerereza abantu babiri, kubera ko uri muri njyewe nanjye nkaba muri wowe. Roho yawe ikaba intuyemo ku buryo ntabasha kubaho njyenyine, kuko naba meze nk'agati kumiye mu butayu katagira ukuhira. Ariko ubugingo bwawe muri njyewe butuma ntohagira, ku buryo namaze kurenga ibyo guhangayikira uko nabaho ndi njyenyine. Ahubwo ubu icyo ntekereza ni ubuzima bwa twembi ndetse n'uburyo tuzera imbuto, nk'uko ibiti Imana yashyize hano ku isi byera imbuto zikomeza kubera umusaruro mwiza abatuye iyi si yose Imana yaremye. Ibyo byose nzabikwitura. Wenda nshobora kuba naratinze cyangwa se nkomeje gutinda gutera intambwe y'ibyo ngomba kugukorera, kugira ngo nsohoze amasezerano y'ibyo ngomba gukora. Ariko nawe urabizi ko nubikiwe imbehe naba nkabihehe akaba ari ntaho wambona, kuko icyo gihe ntabwo naba nkubereye. Bityo no mu byo nzagushimira ni uburyo ukomeza kunyihanganira, kuko biri no mu bintu wakoze kuva wamenyana nanjye, ukamenya imico yanjye, ariko aho kunjugunya uranyihanganira kugeza n'aka kanya. Bityo mukunzi mwiza, ntabwo nzibagirwa ibyo wankoreye byose. Uwo wangize we n'intambwe watumye ntera mu buzima bwose, bigaherekezwa n'icyizere wanyubatsemo, ari nacyo kiri gutuma nkubwira ibi ngibi aka kanya. Mukunzi mwiza, warakoze kuza mu buzima bwanjye, kuko ngukunda cyane. Namaze kubwira Gema gutya arandeba, aruhutse umutima we, aramwenyura ahita ambwira ati ibyo uvuze byose ntabwo bishobora kuba ku muntu umwe wenyine adafite ubwo bari kumwe. Bivuze ko nta buryo nari kukuzuza njyewe ndimo kugabanuka, ahubwo turuzuzanya. Nta buryo nari kukuzanira urumuri ngo njye mbe mu mwijima, kandi nanjye nkeneye urumuri. Kandi nta buryo nari gutanga urumuri mfite rwose ngo mbe nabasha kurugumana. Bivuze ko ari wowe wampaga urumuri rwamurikiye iki gihe cyose ubwo nari kumwe nawe. Nta buryo roho yanjye yari kuba yuzuye kandi narayishyize mu yawe, ahubwo yakomeje kuzura kubera ko nawe iyawe wayishyize mu yanjye. Icyo nshaka kuvuga aho ngaho ni uko njye ndi njyenyine kubera wowe wampinduriye ubuzima. Aka kanya nkaba mfite ubwigenge isi n'abantu bayituye batari kunzanira ngo bikunde, kuko nta gitekerezo bari bafite mu byo nari ndi gucamo, byose bitewe n'uko nta mpano bafite imeze nk'iyo ufite. Iyo mpano ikaba nta yindi uretse gutega amatwi, kandi akaba ari impano ikomeye cyane, kuko iyo mpano irokora ubuzima bwa benshi bari mu kaga n'ibibazo. Wampaye icyerekezo cy'ahazaza, kuko aho narindi ntabwo nari nzi ko nshobora kuhava, kuko nuburiraga amaso yanjye ku misozi yose nkabura aho gutabarwa kwanjye kuzava, kuko nta nzira n'imwe nabonaga imvana aho narindi. N'ibindi byinshi cyane nshobora kuvuga bukarinda butwiriraho, kubera ko ubuzima ari isanzure, kandi isanzure n'urumuri ubwarwo rurusha ibindi bintu byose bituye hano ku isi kugira umuvuduko. Kugira ngo rubashe kuzenguruka isanzure byarufata imyaka 8 ruri kugendana ku muvuduko w'ibirometero 8,000 ku isegonda. Bivuze ko mbayeho nk'isanzure kubera wowe, ndi utagaragara ndetse nkaba mbayeho mu ntekerezo za benshi bifuza kumenya uwo ndi we kubera wowe. Byanyubatsemo urukundo ntari nzi ko rubaho mbere yawe, byose kubera wowe. Bityo urwo rukundo ntabwo nshobora kurujyana aho rutagenewe, cyangwa se ku batazi inkomoko yarwo. Ari nayo mpamvu ndugukunda bisanzwe, nkagukunda by'umwihariko, ndetse bikaba n'iby'ikirenga byose icyarimwe. Nubwo ntabona umwanya wo kubikubwira buri munsi kubera iyi si nawe urayizi uko tuyibayeho, ariko uwo munsi nugera nshaka ko aba ari wowe nzabwira aya magambo buri munsi, amanywa na nijoro. Ndagukunda cyane mukundwa wanjye. Gema yamaze kumbwira ayo magambo, mpita mbona ko nari nkumbuye kuyumva ku rwego rurenze urugero. Byatumye nifuriza buri wese utuye hano ku isi kubaho mu mahoro, nta kintu na kimwe kijyanye n'intambara y'ubuzima arwana nacyo, kubera ko kubaho gutyo ari cyo cyonyine kidutesha umutwe, kigatuma ayo magambo ntabasha kuyumva buri munsi.
nuko ndahindukira mufata amaboko yombi mureba mu maso mwitegereza. Nawe bibuko ariko aho turi dutangira kumva bavuga ko ngo wagira ngo turi Maximilian na Giovanni bari muri iyo mihanda. Amaguru bari yadukiza tuyabangira ingata bataraduteza abantu. Kugeza ubwo twaje kugera mu muhanda uri muri karitsiye itanyuramo ibinyabiziga, jye masobe ku kuboko kwe mu kwanjye bya bindi nkunda tugenda twitemberera. Tuza guhura n'umusore ucuruza udushikarete ku mbaho turatugura, tugenda turi guhekenya. Jye mambwira ko uwo mwanya turimo umushimishije cyane birenze urugero, gusa mubabarire kuko bagiye kuwuvangamo ibindi bitandukanye, ariyo mpamvu. Ariko impamvu nuko ashaka ko ibyo dukora tuzabirangize vuba ako kanya turimo, ariko tuzajya twihoreramo buri gihe. Mpita musubiza ko yisanga. Gema ambwira ko ruriya rutonde Rufusi na Mariyamu baduhaye ko ari urw'abantu bakeka bashobora kuba barabibye black box yabo. Hariho na Amba Steve wahoze ari minisitiri w'intebe, bityo aratekereza ko dukeneye kuba twasura Steve tukamenya amakuru ashobora kuba azi ku bijyanye n'ibiri kuri black box. Ikirenze ibyo ngibyo wenda hakaba hari andi makuru afite ku bijyanye n'ubushuti yari afitanye na Mariyamu na Rufusi. Gema yamaze kumbwira gutyo numva icyo gitekerezo nicyo, ariko mubwira ko twe tutajya kuri gereza nkuru ya Kenti gusaba ko bamuduha tukamusura, ahubwo ngize igitekerezo cyo kuba twajya mu rugo kwa Amba Steve tugasangayo umuryango we, ubundi akaba aribo dusaba ko basaba kumusura tukagenda mu mwanya wabo. Gema ahita ambwira ko n'ubundi aho turi atari kure y'inzira twanyuramo tugana kwa Amba Steve aho batuye mu rugo, bityo tugera imbere turebe ko twabona bisi tujyana. Ni nako byagenze, twongereye agatambwe kagana imbere tugera ku cyapa, ariko dusanga hari umurongo munini w'abantu bari gutega bisi yerekeza muri izo karitsiye, ku buryo twabonye dushobora kuhamara igihe kinini cyane bukira, kuko abantu bari batangiye gutaha kare kuko ari ku wa gatanu barimo kwitegura weekend. Duhita dufata amahitamo yo gutega amamoto, ariko tutaratega hahita hagera umugore ufite akamodoka ke avuga ko abantu bane bajya muri ayo merekezo abatwara kuyo bari gutegesha bisi bakarenzaho ibiceri bike by'amadenari akabajyana. Njye na Gema kuko twari ku murongo inyuma twahise duhindukira twinjira mu kamodoka, abandi basigara bamanjiriwe bya bindi by'abambere bazahinduka ba nyuma, kuko nabari begereye bisi ku buryo barahita binjiramo basigaye bari kwicuza impamvu ab'inyuma ari twe tugiye mbere. Ntabwo byatinze imodoka imaze guhaguruka, uwo mugore bigaragara ko azi kuganira cyane atubaza igihe twagereye aho ku cyapa. Tumusubiza ko aribwo twari tukihagera, ariko turanamushimira. Abari inyuma yacu bavuga ko bo bari baje kare bagasanga hari umurongo, bagasigaho umuntu bo bakabanza kujya kunywa amata muri resitora, none basanze uwari wabafatiye umwanya nawe yigendeye. Umugore atubwira ko ariko bigenda muri ubu buzima, buriya kuba ngo yifitiye akamodoka ke biramufasha cyane, kuko iyo avuye kureba umushoramari we ari gutaha mu rugo hari ubwo afatisha abagenzi nka gutyo, ndetse rimwe na rimwe hari n'ubwo aza mu mihanda kugira ngo atware abantu maze abone amafaranga y'ibitoro. Yakomeje kutuganiriza byinshi sitwe twarose tugeze aho tuviramo, akomezanya n'abari bicaye mu mwanya w'inyuma yacu. Gusa tukiva mu modoka Gema ambwira ko uriya mugore wagira ngo hari ahantu amuzi. Mubaza aho ari gutekereza, ambwira ko ikintu yibuka neza ari uko hari ifoto ashobora kuba yaramubonyemo cyangwa se amashusho, ariko aka kanya akaba atari kubasha kubyibuka. Namubwiye ko areka kwiruhiriza ubwonko kuko ntacyo byamufasha kuri ubu. Dukomeza kuzamuka n'amaguru muri iyo karitsiye ituyemo abayobozi kugeza tugeze ku gipangu cya Amba Steve, dukanda kuri soneri. Mu gutungurwa njye na Gema dutungurwa dusanze dufunguriwe n'umusore w'umupolisi umwe wigeze kudufungurira ubwo twajyaga kureba minisitiri w'intebe Monterero nyuma y'uko agiye ku buyobozi. Umusore w'umupolisi mu kumubaza niba twayobye kuko twari tuje kureba umushuti wacu Amba Santoyo, ahita tubaza niba duherutse umuryango wa Amba ugituye aho ngaho. Turamwikiriza tubwira ko iyo nzu igenewe minisitiri w'intebe, bityo ntabwo umuryango we ukihatuye. Ako kanya mu kwikanga njye na Gema turarebana, ariko nza kwibuka ko mfite nimero ya Santoyo. Nahise muhamagara kuri telefone mbaza uwo ndi we, musubiza ko ndi Max biganye muri Moria Academic School. Ngiye gukomeza kumubwira ko twaniganaga muri kaminuza imwe, ambwira ko ahise amenya, bityo ndeke gukomeza kumusobanurira. Santoyo akomeza ambwira ko atunguwe cyane n'uburyo muhamagaye aka kanya, ariko impamvu ambajije gutyo nuko yabuze telefone ye, ubundi akaza gusuwapisha simukadi, amanimero akaba atakiyafite kuko atagitunze telefone ijyamo email. Santoyo yambwiye gutyo njye na Gema twumva wagira ngo ubuzima bwa Santoyo bwarahindutse cyane. Mpita mubwira ko narinje kumureba kubera ko hari agaserivisi nshaka kumusaba we n'umuryango we. Santoyo ambwira ko ngize Imana n'amahirwe akaba ari we mbanza guhamagara, kubera ko iyo mbonana na mama we cyangwa se mushiki we Sabine mbere ye bari kunkingura ndi muzima.
kubera ko ibyabayeho byose nyuma y'ifungwa rya papa wabo njye n'umukunzi wanjye ari twebwe amakosa bayashinja. Santo yongeye kumubaza ibyababayeho ambwira ko aherereye, avuga ko twahahurira nkamubwira kuri ubwo bufasha nshaka kumusaba nubwo abizi ko nta bushobozi afite bwo kumfasha. Ubwo yaturangiye ahantu hatandukanye cyane naho turi, kuko iyo karitsiye yatubwiye iri ahantu mu kajagari gatuyemo amazu aciriritse cyane, mbese amwe y'abantu batifashije mu nkengero z'umujyi wa Kent. Twateze amamoto kuko bwari buri kwira. Tugeze hafi mpamagara Santo yambwira ko duhagarara ahantu akahadusanga kuko ariho agiye kunyura avuye mu kazi. Tumaze kwishyura abamotari baragenda hashize nk'iminota 24. Njye na Gema twatunguwe no kubona umusore uri hakurya arimo kuza dusanga. Yambaye agapira k'agatisheti gacitse ku ntugu zombi, hariho ibyondo ndetse n'ibitaka bivanze kandi bigaragara ko ari iby'ako kanya. Igipantaro kinini cy'umukara nacyo cyanduye cyane, ndetse n'ibikweto binini bya timba biriho ibyondo, ndetse uwo musore ingofero yambaye nayo yanduye kandi bigaragara ko uwo musore ahinamiranye kubera gukora imirimo ivunanye. Mu gukomeza kumwitegereza mu mutwe wanjye hatangira kuzamo amajwi ambwira ati oya ntabwo bishoboka, reka nizere ko atari we. Ariko yaraye ubusa kuko yahise atugeraho aduhagarara imbere atubwira ati reka nizere ko nintabasuhuza nta kibazo biraba bitwaye kuko ntabwo nshaka kubanduza, ariko ndabona mumeze neza. Santo y'ibyo yabivuze amwenyura, njyewe umutima wanjye urimo gukubita udunda cyane. Gema ahita avuga ati none se ntiwari utubwiye ngo uvuye mu kazi, bimeze bite kumeze gutyo? Santo yo mu kumwenyura abaza Gema icyo ashaka kuvuga kandi ari kumubona avuye mu kazi nyine. Gema mu kudashirwa yabaza Santo yo akazi avuyemo, adutungira urutoki aho ari guturuka twereka inyubako ndende cyane irimo kubakwa hakurya ku buryo ari ahantu umuntu agenda n'amaguru nk'iminota 45. Santo yatubwira ko ari chance iri kubakwa, akaba hafite akazi k'ubuyede. Twese mu kugwa mu kantu twibaza uko ubuzima bwahindutse kuri Santo yo n'umuryango we. We yaramwenyuye avuga ati ubuzima ni ishuri rikomeye wangu, ariko nta byadanje. Uko Santo yo yavugaga gutyo niko nanjye naje kwisanga gutangira agahinda biri kwanga. Amarira yanga no kugwa mu nda ahubwo amanuka ku maso. Nkuramo rinete mbanza kuyahanagura. Santo yo ambaza ikibazo mfite, mbura icyo musubiza. Areba ku ruhande abona ahantu hari icyapa cya bisi ariko hadakunze kuba hari abantu kuko nta mugenzi wari utegereje n'umwe. Santo yatubwira ko twaba tugiye kwicara hariya hirya akanaruhuka guhagarara kuko umunsi wose yirirwa ahagaze, tubone kumubwira icyo tumushakira. Twambutse umuhanda tugera ku kazu gasakaye kari hirya gatoya. Tumaze kwicara Santo yo yicara dushyizeho intera, azunguza umutwe nko kumbwira ko namubwira icyo mushakira, ari nako ari kwifata mu mugongo akigorora, bigaragara ko imvune nyine yiriwemo uwo munsi. Mu kubura icyo mvuga ahita ntanga maze aravuga ati ndabibona wowe n'umukunzi wawe mufite amatsiko y'uburyo munsanze, gusa ikintu kimwe mugomba kumenya nuko njyewe ntandukanye na mama wanjye na mushiki wanjye Sabine kuko bambarenganyiriza ibyo mwakoreye papa wacu mumufungisha, kuko mu by'ukuri ntabwo mwamufungishije ahubwo niwe wifungishije. Ibyo nge nkaba mbizi kuko nagize amahirwe yo kuba narahuye nawe ukabanza kuntegura unyigisha isomo ry'ubuzima mbere yuko ibi byose twita ko ari nk'ishyano ryatugwiririye bitugwirira. Ariko nyine nawe urabyumva ntabwo byakuyeho ko byatubayeho. Nyuma yuko papa afunzwe ubwo mwamushyikirizaga ubutasi bwa Kent, ntabwo byatinze bahise bamujyana mu rukiko. Gusa sinzi uko byagenze kuko wowe n'umukunzi wawe barabashakishije ngo mube abatangabuhamya barababura. Cyari muri cya gihe cyo gukora amastage, ariko ntabwo byakuyeho ko ubushinjacyaha bwashakishije ibimenyetso simusiga byo gushinja papa wanjye kandi bukabibona. Igitangaje muri ibyo nuko mushiki wanjye Sabine nk'umushinjacyaha nawe ubushinjacyaha bukuru bwamusabye ko afatanya nabwo mu gushaka ibimenyetso ku byaha papa aregwa. Ari naho twagiye dukura amakuru ya buri munsi kuko Sabine yatahaga avuga ko nta kabuza papa azafungwa imyaka myinshi. Ariko nawe ubu ibyo ari gukora byose ari kubikora ari nako akomeza amasomo y'ikirenga mu bijyanye n'amategeko n'ubushinjacyaha, afatanije n'abashinjacyaha ndetse n'abacamanza bakomeje cyane bo muri Venezi, aho ari kubikora byose kugira ngo azabashe gushinja Maximilian na Giovannia ku buryo niba bakatira batazavamo. Nyuma yaho igihe cyarageze papa bamukatira, ngira ngo mwarabyumvise kuko ubu ngubu afungiye muri gereza ya Kent aho azafungwa burundu. Bya bindi by'umutindi aho yanitse ritava ntihaciye kabiri. Icyo bakoze bwa mbere ni ukudusohora mu nzu igomba guturamo umusimbura wa papa kugira ngo akazi ke kagende neza.
ariko kubera ko papa ari umunyabyaha, bya bindi by'uko abantu bagukunda ari uko umeze neza, umeze uko bagukuraho icyo bashaka, natwe niko byagenze, kuko ahubwo abakoranaga na papa cyangwa se abandi bayobozi wagira ngo nibo bamugambaniye, kuko mu manza baciriye papa harimo n'uko imitungo atunze yose igomba gufatirirwa hatagize n'agasigaye, kuko amafaranga y'ihazabu bari bamuciye nta hantu bari bazi agomba kuzayakura, nyuma y'uko bari babizi ko mama wacu agomba kwirukanwa mu kazi, ndetse n'abashinjacyaha n'abanyamategeko bakorana na Sabine bagatangira kumwanga urunuka kubera ko ngo ari umwana w'umugambanyi w'igihugu. Byose uko byabaga niko nabaga nicaye ku ruhande mu nzu mama yakodesheje mu mafaranga yazigamye kuri konte ye, we na Sabine baganira uko ubuzima bugiye gukurikiraho bugomba kugenda. Sabine akavuga ko ubwo atakiri mu kazi, ikintu agiye gukora ari ukunyura buri hantu hose akeka ko Maximilian na Giovanni banyuze ahashaka ibimenyetso, kuko nta kuntu bashobora kuba baranyuze henshi hakabura n'akantu na gato bahasiga kamubera imbarutso yo kumenya abo bari bo nyirizina. Mama wacu akavuga ko agiye kwifatanya n'abagore bagenzi be bakomeza ubuzima bwo gushaka ubuzima nyine nk'abantu b'abashoramari, kuko birumvikana nubwo yari umuyobozi ariko yari afite n'izindi bizinesi ku ruhande. Ntakamenye ko kuba zanditse mu mazina ya papa wacu nazo zigomba gufatirirwa batitaye ko papa asize umuryango hanze. Mbese icyabaye ni cya kindi abanditsi ba Bibiliya banditse bavuga ngo umwana azahorwa ibyaha bya se, maze abasomyi ba Bibiliya bamara kubona uwanditse Bibiliya ameze nk'uwatanze uburenganzira, kuko baragenda badukira abana babaziza ibyaha bya ba se. Nubwo ntazi neza niba koko Imana iyo nkize mu nyurabwenge yanjye yakwemera ko umwana utagize icyo azi azira icyaha cya se yakoze, kurusha uko nizera ko ari abantu babikuririje bitwaje inyandiko zabo. Abagore bari inshuti na mama bamaze kubona ko mama nta rwara asigaranye n'urwo kwishima, bamwanga urunuka bamucikaho ntihagira n'uwongera kumucira iryera. Ariko buri mugoroba Sabine agataha avuga ko ngo bariya bavuna muheto Maximilian na Giovanni batwubikiye ubuzima ari abahanga cyane, kuko nta kimenyetso na kimwe bajya basiga inyuma. Ariko akomeza kuvuga ko atazahagarara kuko azarinda bafatishije bakishyura ubuzima badushyizemo. Aho nicaye ngatangira kubona bwa burere ababyeyi bacu baduhaye bwo kuba twaravukiye mu ngagari tukabaho neza, ndetse tugakura twumva ko ibibazo byose bitubayeho byanga byakunda tugomba gushinja abandi amakosa yo kubidutera. Ari nabwo nicaje mama na Sabine ndababwira nti, nyamara mama wanjye nawe mushiki wanjye, hari uruhande rumwe tutajya turebaho ngo duheze neza, kuko kuvuga ko Maximilian na Giovanni bafungishije papa wacu ntabwo bivuze ko ari bo bamushoye mu byaha. Iyo batamufungisha n'ubundi byari bivuze ko papa abayeho yarakoze ibyaha atarabiryozwa, kandi n'Imana ubwayo ivuga ko yanga ibyaha ahubwo itanga abanyabyaha, aho yivugiye kumugira n'abagomba kuzira ingeso mbizi. Ngenzi neza ko papa byanga byakunda ashobora kuba yaragiriwe inama kenshi akanga kumva. Naho Maximilian na Giovanni ndabizi neza ko papa wacu Steve ajya kwica Montero ngo amusimbure ku buyobozi, byonyine bo batari bakanavuka cyangwa se yewe batari banaziranye nawe, n'ibindi byaha yakoze. Iyi ntego mwihaye yo kureba abantu mukabashinja ibyaha mwakoze nk'amakosa yabo, iyaba atari byo twishyizemo twese kuri ubu ntabwo tuba tumeze gutya, kuko nta kindi bidufasha uretse kubaka urwango muri twebwe gusa, kurusha uko uwo mwanya w'urwango twari kuwukoresha dushaka ibisubizo by'ibibazo dufite n'ibindi bigiye kuza bitwugarije. Ari nayo mpamvu aka kanya njye mbabwiye ko ntari kumwe namwe. Niba ubuzima bushaka ko ngana mu cyerekezo cyabwo nzabuganamo, kuko Imana niyizi aho irimo kunyerekeza, kandi nzahagarara nemye, kuko nzi ko aho ndi kugana ariho nzakura ikindi cyerekezo cy'ubuzima bwanjye. Namwe nabagira inama yo kureka guha urwango umwanya, ahubwo mugashaka ibisubizo by'ibibazo dufite. Mama wacu yamaze kubyumva abwira Sabine ko ibyo ngewe Santoyo mvuze bakabiteza amatwi, ariko impamvu batanshyigikiye nuko nubwo Steve yakoze ibyaha, ariko ntabwo Maximilian n'uwo mukunzi we aribo bageneye gutanga ibihano byo kuri iyi si, bityo bazabahiga kugeza babatayemo ubundi bajye babakinira ku mubyimba muri gereza. Bamaze kumbwira gutyo mbifuriza amahirwe masa. Ya mitungo yose twari dutunze irimo ivugwa ko papa yayambuye ba nyirayo itangira gutezwa cyamunara, harimo n'inzu yacu bwite twagakwiye kuba dutuyemo. Ntihaciye kabiri mama abura amafaranga yo gutangira kwishyura inzu twari dutuyemo,
biba ngombwa ko dutangira gukoresha ku ya Sabine yaramaze imyaka yose akorera yiberaho mu buzima bwa papa aye akayazigama. Aribwo natangiye kubabwira ko ibintu biri kutuyoyokana, bityo niba ari abantu batekereza nibareke tujye mu nzu ya makeya kugira ngo tubashe kubona uko twishyura amezi menshi. Mama na Sabine baterera agati mu ryinyo bavuga ko batatinyuka na gatoya, hato hatazagira abababona barahoze ari ibikomerezwa bari kujya basohoka muri geto. Mbabwira ko ibyo barimo kwivugishwa batahoze ari ibikomerezwa kurusha papa wacu, bityo abo barimo gutinya ko bazababona bavuye muri geto bose noneho bo babona papa ari muri gereza, noneho baranabizi. Nuko kuva icyo gihe ntangira kubona ko mu minsi izakurikira ubuzima buzazamba cyane. Ntangira gukusanya ibyangombwa byanjye ngo ntangire nshaka akazi bigishoboka. Aribwo natangiye kudepoza ahantu hatandukanye nsaba ibijyanye n'ibyo nize, ndetse yewe bamwe bakanampamagara nkajya muri interview, ariko nkabura akandi akazi ndi kuzira ikintu kimwe gusa, ko ndi umwana wa Amba Steve. Mbese muri make nta muntu n'umwe wigeze angirira n'impuhwe. Mu gihe nkiri muri ibyo amafaranga ya Sabine nayo atangira kudushirana, kuko uretse no kuba yarishyurwagamo inzu yo kubamo, ni nayo twakuragamo ibintu byose dukeneye mu rugo. Kuko mama na Sabine bari batarumva ko batakiri mu buzima bwa mbere, aho n'ubundi basurwaga n'abashyitsi bakabakira nk'uko byahoze, bakarya nk'uko byahoze, bakambara nk'uko byahoze. Hadaciye kangahe ubwabo bahita babyibonera ko ibyo nababwiye byo kujya muri ya nzu bita geto bikenewe. Ibibazo sasa biba ko ari uko tubuze nayo kutujyana muri iyo nzu nyine bita geto. Bya bindi by'uko ntawangwa na bose, mama yabonye umugore umucumbikira. Sabine nawe ajya gushinga ihema ku nkengero z'ikiyaga kugira ngo abantu bajya bagira ngo ni umukerarugendo, ibyo akora byose akabihakorera. Nanjye njya gucumbika ku musore wahoze ari inshuti ya Vivensi ubwo twigaga muri kaminuza ya Global. Ariko nyine nawe urabizi ko nta muntu wagucumbikira igihe kinini, urya ibiryo bye, ukoresha amazi n'isabune bye n'amavuta bye, kuko icyo gihe nta kintu nazanaga ku meza. Nibwo njye nari narabibonye kare ko nta kazi nshaka nzabona, natangiye kujya njya ku bipangu mbaririza niba hari akazi nizeye ko bari bumpe, ako gukata ibiti wenda nkazagwa kuri bamwe, nakabakorera bakazabona ko nshobora kuba umwizerwa, wenda aho nkajya mpabona ibyo kurya mu gihe ngitegereje ubutabazi bw'Imana. Gusa ntabwo byagenze uko nabitekerezaga, kuko ntako nabonye. Iturufu rya nyuma nari nsigaranye ni ukureka kwibwira ko nzabona ibintunga nkoresheje ubwonko ahubwo imbaraga z'umubiri wanjye. Aribwo natangiye kujya nzindukana n'abandi ngo dushaka aho bari kubaka. Nibwo naje kubona akazi k'ubuyede. Ako kazi ko ubwako amafaranga baguhemba udacunze neza wazisanga warayamaze utaranamara n'ukwezi, kuko byonyine imbaraga bisaba ko gakorwe n'abantu birirwa bari kubunza ibyo kuryaho ku kazi, usanga bihenze kurusha ayo uzahembwa. Uticunze neza wasanga urimo amadeni yabo kuko baranakopa. Maxi Suzimike byansabye ko njya nirirwa ndi kurya ibisheke ku manywa, kuko aribwo byamfashije kuko udufaranga twa mbere nabonye nkodeshamo akazu gaciriritse ko kubamo. Wa musore wancumbikiye aba ampaye matera ya Vivensi ngo njye kuyitangiriraho ubuzima. Birumvikana ntabwo natekaga ku manywa, naryaga ibisheke ku kazi, nijoro ngatambuka kuri resitora ngafata amandazi nk'abiri n'amata cyangwa se akaji gatoya, ngataha nkajya kwirambika naryama nkareba ku gisenge cyako kumba ndyamyemo, impande n'impande nkabura icyo ndeba, kuko birumvikana nageze aho hose utuntu twose tw'agaciro nari mfite mbere mbanje kutugurisha. Maxi, icyo nakubwira njye n'amaso yanjye niboneye iyi si iri kunyubamaho inkuraho nari ndi ngezaho ndi nonaha. Icyo nashimiye Imana nuko ntari nkimeze nk'uko nari meze njye nawe tugihanganye muri Moriya no mu minsi ya mbere turi muri kaminuza, ahubwo byose nabiciyemo kubera umutima wanyubatsemo wo kumva ko byose bishoboka. Mbese bya bindi by'impamvu inganururo, ari naho nahereye ntekereza ko buriya namwe kuba mwarahisemo iyi nzira hari icyabibateye mu buzima. Singize ngo nditambukira mu gasantere ko hakurya hariya, naje gutungurwa no gusanga wa mukobwa Sabine wari warigize akaraha kajya ngo ntiyabaho ubuzima buciriritse. Nawe yaraje kubona ko ibyo arimo bitaramba, arambika agapira hasi atangira gucuruza utuntu duciriritse muri iryo soko. Ndetse nawe atangira kubibona ko isi idasakaye kandi Imana atari twebwe ikunda kurusha abandi, ngo twumve ko tutazaba bakene nk'uko n'abandi bakene bariho kandi ubuzima bakabumenyera. Sabine mbonye ngenda musanga, mugezeho mubaza uko yaje gufata icyo cyemezo. Ansubiza ambwira ko ngomba kureka imiteto kuko umuntu isi itarakaranga iba irimo kumushakira ibirungo. Mubaza niba ako kanya kibona ko amakosa ari aya Maximilian na Giovannia.
Sabine ansubiza ko nk'umushinjacyaha nubwo yicaye buri gikorwa cyose kigomba kugira uwagiteye kandi akazanakiryozwa, bityo igisubizo ndacyumva kandi sinkora ikosa ryo kuza kumwigisha nshaka kumuha inama. Ambaza amakuru y'iyo minsi, mubwira ko nanjye isoni zirisha uburozi nazishize, nkaba nibereyeho mu buyede, nkaba mfite n'akageto ndimo. Ahubwo mubaza amakuru ya mama wacu, ambwira ko mama yarwaye kuri ubu akaba arembeye mu rugo rwa wa mugore wamucumbikiye, gusa ahanini cyamurembeje ni amadepresiyo. Njyewe Sabine mubaza niba afite aho kuba, ambwira ko ari nko mu giti nk'inyoni, musaba ko yaza tukabana muri ako kageto, kuko n'ubundi ntabwo ari ukukabamo nyirizina, kuko ari ukuryama gusa nijoro, kuko kuva mu gitondo kugera nimugoroba tuba twagiye, ubwo ni ukuza kuryama gusa nyine. Sabine yabyakiriye hejuru. Ku itangiriro dutangira ukwezi kwa mbere buri wese yimenya ku bijyanye no kurya kwe, tugataha tugiye kuryama. Birumvikana ntabwo ibyo kurarana mu buriri bumwe nka mushiki na musaza byari biduteye isoni, kuko ibyakaduteye isoni byinshi cyane twari twaramaze kubirenga. Max nawe suzimike kubona abana ba minisitiri w'intebe, nako ubu wahoze ari minisitiri w'intebe umukuru, wari umunyamategeko uri kuzamuka anamenyekana cyane mu gihugu kubera ko yari yaranamaze kurenga urwego rwo gukorera leta, ahubwo agahamagazwa n'ibigo byigenga bimuhemba menshi, ndetse n'umukurikira wize kaminuza akanatsinda nyuma y'ibyo yanyuzemo. Umwe ari gucuruza utubombo, utunyobwa, utubiswi ku muhanda kugira ngo babashe kubaho, undi ari gukora ikiyede, ndetse akaba ari n'umwe mu bayede abafundi barwanira bavuga ko ari we wikorera amabuye na sima mu buryo bwihuse. Ni ibintu biteye agahinda. Ubwo simvuze ko umugore wahoze ari uwa minisitiri w'intebe akaba n'umushoramari mu buzima busanzwe, kuri ubu urwaye akaba atabasha no kubona imiti mu buryo bunoze, ndetse bikaba bizwi neza ko mu minsi iri imbere ashobora no kwipfira kubera amadepresiyo. Nanone simvuze uwahoze ari minisitiri w'intebe uri muri gereza yakabaye asurwa cyane, ndetse afite amafaranga byibura azamutunga ubuzima bwe bwose muri gereza, none kuri ubu akaba atagira n'impuzangano ya gereza, aho iyo bamushyize ku rutonde rw'abarasohoka muri gereza atira bagenzi be akambara imyenda yabo. Ibyo byose byagakwiye kwereka abantu ko iyi si ari gatebe gatoki, kandi abantu bose bashatse bakwicisha bugufi, kuko ikizabamanura igihe bishyize hejuru batazi aho kizaturuka. Uhereye nko kuri papa wanjye wari warigize akaraha kajya he, ariko mwebwe mukaza nk'ibivejuru mukamuhanantura akagwa nk'amasogizi. Max naganiriye na papa wanjye ambwira ko atigeze abitegaho umwikomo. Burya iyo umuntu ngo ari gukora ibyaha yumva biryoshye, ariko iyo abonye akanya ko kwitekerezaho neza bya byaha yagiye akora, hari aho atangira kubona ko yagiye arengera. Ari naho papa yambwiye ko nindamuka mbabonyeho nzababwira ko mwakoze kumuhagarika gukomeza gukora ibyaha, ndetse kandi ibyo yakoze nanone kuri ubu bikaba bikimubereye umutwaro umuremereye umutima, ku buryo nubwo ari mu gihano cy'igifungo yumva rwose kidahinganye, kuko nawe ubwe yumva yagahawe igihano kingana n'ibyo yagiye akorera buri wese yahemukiye, kandi muri abo harimo n'abo yagiye yica. Ubwo rero ntabwo nabashije kuba nabasohoreza ubutumwa bwe muri kumwe kuri mwebwe nkuko mbibabwiye mu kanya. Telefone yanjye iri mu byo nagurishije, hashira igihe kinini ntarabona indi, aribwo naje gutana simukadi nyuma nsuwapishije, bituma amanimero y'ingenzi nyine nari narabitse kuyatakaye nyabura. Ari nabwo ubwo nari ntangiye kubaka izina mu buyede, nagiye numva ko mu zindi mpande zitandukanye z'igihugu hari ahantu haba bahemba amafaranga menshi kurusha y'umushoramari turi gukorera. Ngahitamo kuba nguze kano gatelefone kugira ngo byibura mbe ndi ku murongo, abo dukorana aho bagiye babona ibiraka bihenze bajye bambona, nanjye ngeyo, cyane cyane abafundi tuba twarakoranye neza. Gusa nyine nawe urabizi aho umuntu ageze aride buriya, hari uburyo njya ngenda mfata umwiko na nivo nanjye ngatangira kwiba niga ubufundi, ariko nyine aka kazi urabizi ko katoroshye, kuko urebeye n'inyuma urabona ko namaze gutangira guhinamirana. Nabikoraho iki se? Ntacyo, nuko nyine niko ubuzima nabwo ngomba kubwiga. Ahubwo se bite byanyu nyuma y'amasomo, akazi kari kuboneka se? Ambasanto yo yamaze kutubwira gutyo, nge najyemo agahinda katwishe, amarira ariyo yadutanze imbere, ndetse nawe arabibona ko turimo kurira, akatureba muri ya ndoro umuntu ajya kurebamo akubwira ko uwo ari umuteto n'umurengwe, ndetse akanareba ku ruhande nko kutubwira ko abizi neza kandi tutagakwiye kumugirira impuhwe. Nahise mwegera mufata mu mugongo ashatse kunyiyaka ngo atanyanduza, mufata mukomeza yumva ntabwo nshaka kumurekura, aratuza.
mubwira ko ntazi ikintu namubwira muri ako kanya ku bintu atubwiye, gusa tubabarire ntabwo twari tuzi ko ariko ubuzima buzahinduka. Santoyo ambwira ko nta mpamvu yo kumva ko twakoze amakosa, kuko ikintu kimwe azi ni uko buri gikorwa umuntu wese akoze hano ku isi kiba gifite ingaruka zacyo, bityo arabizi neza ko iyo atari twebwe dufungisha papa we, hari kuzaza n'abandi bakamufungisha, wasanga na Sabine ubwe nk'umushinjacyaha yari kumufungisha. Santoyo yahise atubwira ko buri kwira, bityo tumubwira icyo tumuhamagariye. Gema amubwira ko dushaka gusura papa we, ariko tukaba tutari dufite uburyo bwo kuba ari twebwe twakwisabira gereza kumuduha, rero twashakaga kuzagenda mu izina ry'umuryango we. Santoyo atubwira ko ibi nabyo twari kubimubwirira kuri telefone, yari kubyumva rwose, gusa nyine nk'abantu ba mbere aba ari inkuru y'ubuzima bwe, biramushimishije kongera kutubona. Santoyo yamaze kuvuga gutya avuga ko ejo azajya kuri gereza guteguza papa we ko dushaka kumusura, ndetse bwe tuzamusure by'umwihariko bitandukanye na kwa kundi abantu basura iminota 20 gusa, kuko byanga byakunda ni ibintu by'ingenzi tuzaba tugiye kuganira. Rero kuko papa we hari uburyo avugana n'abacungagereza barimo abo bafatanyaga ibyaha cyane wa Deni w'iyo gereza nkuru ya Kenti, uwo mwanya wose bazawumuha. Santoyo yamaze kuvuga gutyo ndamushimira, atubwira ko ejo azarara duhamagaye nta kibazo, gusa adushimira tubwira ko dukoze kongera kubonana nawe. Santoyo yahagurutse mubwira ko atuza kandi yihangane, ibihe ntabwo bizahora ari bibi. Aseka ambwira ko ibihe atari bibi, kuko twebwe bwa buzima tuvuga ko ari bubi kubera ko twabwisanzemo tuvuye mu rwego rwo hejuru yabwo. Hari abantu baba barabumenyereye ku buryo baba barabuvukiyemo bagakomeza kububamo, ndetse nta n'ubundi buzima bazi, bityo ntitwumve ko hari ikibazo cyabaye, kuko icyari gikenewe ni kimwe gusa: kwiyakira, akumva ko ari kimwe n'abandi bayede ndetse n'abandi babayeho mu buzima bwe busanzwe. Yamaze kuvuga gutyo dusezeranaho mu gahinda kenshi, agenda agorora umugongo, ari nako mukurikiza amaso. Ubwonko bwanjye butangira gutana bwisubirira mu myaka ya kera bwa mbere mpura na Santoyo twiga muri Moriya Academic School. Akangirira ishyari kubera ko ibintu byose mpora ndi imbere ye, kugeza ubwo mukubise mu mukino njyarugamba, bikarangira musimbuye mu gutoza abanyeshuri. Tukaza gutandukana twongera guhurira muri kaminuza nabwo duhanganye, ariko akaza kumenya ko burya atari we isi izengurukaho gusa, ubwo namuhuzaga na Rusi. None kuri iyo nshuro no mu mateka atubwiye yabayeho nyuma, izina Rusi akaba atanarivuzeho, bigaragaza bya bindi by'abasore n'abakobwa ko iyo turi guhangana n'ubuzima hari ubwo tubyirengagiza. Koko nsanga ari byo koko, kuko nanjye na Gema dukundana ariko tukaba twamara n'ukwezi nta jambo ry'urukundo tuvuganye, kandi turi kumwe igihe cyose. Nakomeje kuguma mu bitekerezo, ubwo Gema yankozeho nshigukira hejuru. Mu gusepfura avuga ko yaba hari ikintu yakora ngo avane Santoyo mu buzima arimo yagikora. Musubiza ko byanga byakunda kuba duhuye na Santoyo hari impamvu yabyo tukabasha kumenya nonaha. Twavuye aho ngaho dutaha, kugeza ubwo twateze bisi tugeza muri gare nkuru ya Kenti. Nabwo tuhageze duhita tubona indi yatujyanye muri karitsiye dutahamo, kugeza twisanze mu rugo, cyane ko bwari bumaze no kwira. Twasanze abari bagiye bagarutse, kuko Neyira na Vivensi bari batahanye na Rozange. Wabonaga ko ameze neza cyane. Mu kumubaza amakuru atubwira ko ameze neza nta kibazo na kimwe, nubwo yarazi ko ashobora kuba agiye gupfa. Nuko Neyira atubwira ko yamubwiye byose twamenye n'uburyo bakozemo impanuka, ndetse anamubwira uburyo Dogiteri Neri Pascal yarashe Dina. Tuboneraho kubabwira uburyo umudari Dina yahawe na nyakwigendera Gilbert ukoze mu muringa wamutabaye iryo sasu yaramurashe mu gituza, ku buryo ntacyo yigeze aba. Dukomerezaho kubabwira ko Rufusi na Mariyamu bakoze ibyo twabasabye, bityo mu gitondo kare turazinduka tujyana Brian muri kampani ya Barewisi ajye gutangira akazi nka General Manager. Izindi nshingano azajya akora azajya zibona nyuma. Bahita bavuga ko babonye amakuru yatambutse kuri televiziyo y'igihugu avuga ko ejo Kristera azamurikwa nka CEO wa kampani ya Barewisi nyuma yo kurangiza kaminuza ibijyanye n'icungamutungo ndetse n'ubushoramari muri Moriya Lewis International. Nge na Gema mu gutungurwa twese dutungurwa tubareba tubabaza niba Kristera yarize muri Moriya Lewis International. Barabitwemerera, mpita ntekereza ko ejo byanga byakunda ngomba kuganiriza Kristera nkamubaza amakuru ajyanye na kiriya kigo ngo menye ikintu ashobora kuba biziho.
namaze kubabwira uko bimeze Gema akomeza ababwira ko dufite gahunda yo kujya gusura Amba Steve muri gereza kugira ngo tumenye niba hari impamvu ishobora kubimuhuza no kuba Mariyamu na Rufusi hari amakuru yaba abiziho. Nkiraho ngaho Kapiteni Hiberi yampamagaye kuri telefone ndamwitaba, ahita ambwira ko yamenye ibijyanye n'akazi umukobwa we yahawe. Nikiriza amubwira ko ariko bimeze, ambaza niba ejo ntaza mu birori byo kwimika mushiki wanjye nka CEO. Musubiza ko nzaba mpari mubaza impamvu abimbajije, ambwira ko ahise atekereza ko nyine twazahahurira tukabiganiraho neza tukamusangiza n'amakuru niba dutekereza ko hari ikintu yadufasha. Kapiteni Hiberi namwikirije mubwira ko agomba kuzazana inzoga zose ngomba kuba naranyweye ubwo yirukanwaga ku kazi na mugenzi we akazamurwa mu ntera. Araseka ambwira ko ari ahejo, nuko dukomeza kuganira bisanzwe kugeza ubwo amafunguro yaje. Turi ku meza Rozange atubwira ko yabonye abashoramari bagiye kumufasha kuvugurura La Rivière Bar Resto akayihindurira n'izina ikaba hoteli ikomeye cyane. Gusa izina zitiye hoteli ni ibanga rikomeye kuko azaryemeza neza bitewe n'uko ibihe bizaba biri kugenda iruhande rwe. Rozange yamaze kutubwira gutyo atubwira ko nubwo abivuze muri ubwo buryo ntitwumve ko iriya La Rivière Bar Resto azaba ari iye gusa, kuko ntabwo yari kuyigira iyaba atari twebwe. Muri make tuyifate nk'igikorwa cyacu cya buri munsi. Ibyo kuba izina azaritangaza mu minsi izaza ntabwo twabitinzeho, ahubwo twahise tumubaza umushoramari bazakorana. Atubwira ko ari Dogiteri Kereki, ariko impamvu nuko kuri iyo hoteli baganiriye bakifuza ko bazanahashyira na farumasi izaba ikomeye cyane mu murwa mukuru wa Kent. Penny akaba afite uburyo azabigenza ikazakubita inshuro ayandi mavuriro yose yo muri Kent. Twamaze kubyumva tumubwira ko tubyishimiye cyane, kandi ikintu cyose azadukeneraho nko gukora ubuyede n'ibindi tuzaba duhari rwose. Barasetse ari nako dukomeza gufungura. Gusa Petroni Lewis we ntabwo ijisho ryavaga kuri Rozange. Nyuma yo kurya dukomeza kuganirira mu ruganiriro, aho Petroni Lewis yaje kubwira Rozange ko amukeneye hanze bakagira ikintu baganira nta wundi muntu uhari. Barasohotse dusigara tubyibazaho ariko ntitwabigira impamvu. Nza kwakira message ya Santoyo ambwira ko ambwije ukuri nyuma yo kongera kumbona yongeye kwibuka igisobanuro cy'ubuzima n'impamvu ibintu byose bibaho mu buzima. Muri aka kanya akaba ari kubitekerezaho mu buryo atazi. Nahise mbibwira Gema ambwira ko impamvu wasanga ari uko nigeze kumwereka ko ubuzima butandukanye nuko yabufataga, nta kindi kirimo kubitera. Uko amasaha akomeza kwicuma niko Rozange yaje kwinjira aho turi. Dutekereza ko agiye kwicara tugakomeza kuganira, ahubwo duhunze amaso ahita agendera ko mu cyumba cye. Petroni Lewis nawe arinjira gusa waza kwicarana natwe. Tumubajije ibibaye atubwira ko atazi ibyo turimo kuvugaho. Tubona bimeze nk'amayobera kugeza ubwo amasaha yageze tukajya kuryama. Nageze mu cyumba Gema nyandikira message ambwira ko Rozange yanze kubavugisha we na Neira, ku buryo ubu ari kubona wagira ngo hari ikintu cyahindutse kuri we. Gema namusubije ko byanga byakunda hari impamvu ihari ariko wenda tuzaba tuyimenye. Vivense amaze kuryama tukazimya amatara, nge sinzi uko nasinziriye. Nongeye gukanguka bwakeye kare cyane, nanone yangeso yo kwisanga mu buriri ndi njyenyine igikomeje. Mu gufata telefone nsanga Gema yanyandikiye ambwira ko buriya tuzabimenya, asubiza ibyo namwandikiye mbere yuko nsinzira. Mu kureba nsanga Mariyamu yampamagaye arambura, ariko asiga message imbwira ko yizeye ko turi buze kwitabira ibirori byo kwimika umukobwa we Kristela Lewis nka CEO wa company ya ba Lewis. Sinigeze musubiza, ahubwo narabyutse nikoza muri dushe nkaraba mu maso. Ngeze aho dufatira ibya mu gitondo nsanga abandi bose barahari uretse Rozange utari uhari. Mu kubaza impamvu atari aho ngaho Neira avuga ko Rozange akiryamye kandi yababwiye ko adashaka kubyuka. Sinabitindaho dufata amafunguro ya mu gitondo, ari nako mbaza Brian uko yumva ameze. Ambwira ko adatekanye na gatoya kubera ko byanga byakunda abayobozi benshi cyane bari buze kureba ibirori byo kwimika Kristela baraza kumenya ko na general manager wa company araba ari Brian, harimo na Dani Marike cyangwa se ibindi bikomerezwa byari byaramuhaye akazi, cyangwa se afande we aho yarasanzwe akorera. Ibyo mu kubyumva twumva nibyo bivuze ko aka kanya Brian agifatwa nk'umusirikari wataye akazi, ndetse akaba ariyo mpamvu imwe rukumbi yatuma atajya mu mwanya w'akazi agiye guhabwa. Gema avuga ko icyo kibazo tugomba kugikemura mbere yuko ibirori byo muri company biba. Dutangira kungurana ibitekerezo dusanga General Ezeki ari we muntu dufite wo kudufasha, aho twahise tumuhamagara tumusaba ko yadusabira Perezida Venice gusezerera Brian nk'umusirikari. Atubwira ko atari we ushinzwe kubisaba kuko ibijyanye n'ingabo byose biri mu maboko ya General Torres. Mpita mubaza niba nta buryo na bumwe yakoresha ngo avugane na perezida kuri icyo kintu. Aduhakanira tubwira ko nta buryo byashobokamo cyane ko ngomba kwibuka na situation arimo muri iyi minsi.
Ezekiel yamaze kumbwira gutyo mpita nsanga nta yandi mahitamo uretse kwigerera kuri Venice ubwacu. Aribwo nahise mpamagara Dogiteri Rita, anyitaba yarakaye cyane ambwira ko nta kintu ashaka kuvugana natwe, bityo mubwira icyo muhamagariye nta kindi. Mpita mbona ko kuturakarira ari ibijyanye nawe na Ferimini ndetse na Dantino umuhungu wa Ferimini byanga byakunda. Mpita mubwira ko nshaka kuvugana na papa we nkamusaba serivisi, ambwira ko icyo nshaka bityo byose agenda bidusabire kubera ko papa ashobora kubura umwanya wo kutuvugisha bigendeye ku kuntu muri iyi minsi asigaye ameze, bityo mbimubwire. Dogiteri Rita nirinze kumubaza ku bijyanye no ku kuntu ngo Venice ameze, ahubwo mubwira ko dukeneye ko yasezerera umusirikare witwa Brian mu gisirikare. Dogiteri Rita ambwira ko iryo zina atari bwo bwa mbere aryumvise, bityo mubwire ko nyiraryo aketse atari we turimo kuvugaho. Musubiza mubwira ko ari inkuru ndende nzamubwira nka kimwe mu byiru nzica igihe tuzabonanira. Dogiteri Rita mu kubyumva ambwira ko nkomeza gahunda zanjye, numve ko ibyo ari nkaho byamaze gukorwa, ariko nanjye umutima usigara uncira urubanza kugeza igihe nzamubwirira ibijyanye na Brian turimo kuvugaho. Twamaze kuvugana bose babyumva. Brian akomeza gutungurwa avuga ko hari ubwo ajya yibaza niba koko ndi njyewe bikamurenga. Musaba kutabitindaho ahubwo Penina aba ari ukurikiraho kumpamagara kuri telefone, ambaza amakuru mubwira ko ari meza, nawe mubaza amakuru avuga ko bameze neza nta kibazo. Ambaza niba ndajya mu birori, musubiza ko ndabijyamo kuko natumiwe. Ambwira ko ninzabona akanya nzajya kumureba kuko hari ibyo dukeneye kuganiraho, mubwira ko nta kibazo bidatinze nzaza. Twakomeje kuguma mu rugo dutegereje amasaha ya 5 ngo ibirori bize kuba tubyitabire. Gusa Rozanje we yari atarava mu buriri kugeza ubwo twarangije kwitegura. Tugiye kuva mu rugo, Dogiteri Rita yahise ansaba kujya ku rubuga rwa Minisitiri w'Intebe ngo ndebe. Negera mu kujyaho dutungurwa no gusanga mu izina rya Perezida Venice, ariko byasinyweho na Minisitiri w'Intebe Monterero, umusirikare witwa Brian yasezerewe mu kazi k'igisirikare hamwe n'abandi basirikare 94 bitewe no kuba batarabashije kuzuza inshingano, harimo n'abaregwa ibyaha byo kwigomeka no kurema imitwe y'iterabwoba ndetse n'abandi basezerewe kubera uburwayi bafite. Duhita tubona ko n'ubundi iyo gahunda yo kwirukana abasirikare yari ihari. Brian avuga ko byibura ubu ashimishijwe no kuba agiye kwikorera akazi ke atuje nta bamwirukaho. Ubwo twavuye mu rugo mu modoka ya Vivensi, birumvikana yari njyewe, Gemma, Neira, Vivensi na Brian, abandi bose tubasiga mu rugo. Mu gihe kidatinze twari tugeze muri kampani dusanga abantu benshi barimo n'ibikomerezwa bitabiriye uwo muhango. Aho byatangiye batwereka sale twese duhuriramo nk'abatumiwe. MC atangira avuga ijambo avuga ati reka mbanze mbahe ikaze ryinshi cyane mwe mwitabiriye uyu munsi w'akataraboneka wo gukomeza kwizihiza ibikurikira nyuma y'uko umubyeyi yabyaye, ariko abana be akaba ari bo bazamushumbusha nyuma y'uko ari kugenda agana mu zabukuru. Nubwo hano bitandukanye kuko ntabwo ari uko Chairman ari kugana mu zabukuru, ahubwo impamvu nuko ashaka kubanza kwereka urubyaro rwe ko narwo rushobora kugira uruhare mu gukomeza kubaka umuryango wabo. Ari naho mwese mbahaye ikaze kugira ngo mbere ya byose ibi birori bibereye mu maso yanyu muzanabibere abatangabuhamya igihe cyose. Gusa ndabanza mbagezeho gahunda z'uyu munsi kuva dutangiye ibi birori kugeza tubisoje, aho gahunda ya mbere ari iyi ngiyi irangiye. Hagakurikiraho ijambo rya Chairman riza gukurikirwa n'umuhango wo guhererekanya ububasha, ariko mbere yaho arabanza yerekana abashyitsi bari ahangaha. Ibyo nibirangira CEO mushyashya aragira ijambo avuga, nyuma y'uko turaza kubona inzira irotujyana aho twese duhurira tukahakorera ubusabane bwo kwiyakira, cyane ko mbizi mwese mwari mukumbuye ibijyanye n'ibinyobwa n'ibiribwa byo muri uru rugo. Rero ntatinze mu magambo menshi, reka njyewe nzunguza akabuno kanjye ntanga umwanya ntaza kuvuga n'ibitangenewe ahangaha. MC yamaze kuvuga gutyo yegera ku ruhande, abantu bose barimo guseka. Hashize akanya Mariyamu ahagarara imbere ya mikrofone, atangira kuzengurutsa amaso agereye ku bicaye inyuma ye barimo Kiristera na papa we Rufusi n'abandi bayobozi batandukanye bo muri kampani ndetse n'ibindi bikomerezwa. Hanyuma agarura amaso areba abandi bose aho twicaye, akomeza avuga ati nibyo, uko habaho abantu bakuru ni nako habaho abato babyaye, maze bakagenda basimburana mu myanya, kandi mwese murabizi ku isi ari ukugenda tuyubaka tuyigira nziza kurusha uko twayisanze. Mbere na mbere ndabanza kubashimira ko mwitabiriye ubutumire bwacu, ndetse nanone ngashimira n'Imana yatugeneye uyu munsi kugira ngo turyoherwe no kwakira amaraso mashya. Nyuma y'igihe kitari gito umwana wacu amaze arimo kwerekana ko uyu mwanya awukwiriye.
gusa uyu munsi ntabwo ari we urahabwa ikaze wenyine mu mwanya w'ubuyobozi, kuko dufite n'undi mugabo ufite inshingano yahawe, kandi nimumara kumumenya mwese murabona ko awukwiriye. Mpereye kubamukurikira abari aha ngaha, ndahera kuri nyakubahwa umugabo wanjye Rufus, umukobwa wacu Christella Lewis, Minisitiri w'Intebe Monterero, nyakubahwa General Ezeki n'umuryango we, General Torres n'umuryango we, n'abandi bayobozi mu nzego za leta mwazanye, nyakubahwa Brian ndetse n'abashyitsi bazanye, namwe mwese mwitabiriye ibi birori byacu. Ntatinze rero, uyu mwanya ndagira ngo CEO Christella ahaguruka abanza basuhuze. Christella yarahagurutse arazahagarara iruhande rwa mama we, asuhuza abantu bose abapepera. Mu gutungurwa twumva Mariam ahamagaye Brian, yongeraho ko ari we uwahoze ari General Manager mu gihe cya Peteroni Lewis. Abantu bose batangira kujujura, mpita nkora kuri Brian mubwira ko agende ahabe gitwari. Aragenda asuhuza Christella na Mariam, apepera n'abandi bose. Mariam akomeza avuga ko abona abantu bose batunguye cyane, ariko niko kuri, kuko inzira y'amahwa Brian yaciyemo mu myaka yose itambutse, mu minsi ishize nibwo atangiye kwiyuburura, ari nabwo hamenyekanye amakuru ko ari mu bantu barokotse amabi yabereye aho ngaho, bityo akaba agarutse mu kazi ke bisanzwe nyuma y'uko uw'agateganyo wari uriho yamaze gutanga umwanya. Mariam yamaze kuvuga gutyo akomeza avuga ko rero amagambo yabwira CEO nka General Manager ari menshi, ariko twe tukaba dufite amatsiko ayo bakeneye kutubwira, bityo niko kanya ngo batangire amagambo yabo. Christella yahise yegera mikoro atangira avuga ijambo asuhuza abari aho bose. Sinzi uko nabonye Kapiteni Hubert atambuka asohoka hanze y'iyo sare, mpita nanjye mpaguruka ndamukurikira nk'uko twari dufitanye gahunda yo kuganira. Nageze hanze nsanga ahagaze ameze nk'urimo kwitegereza imbago zose za kampani, musuhuza yikanga. Mu kumubaza ikibazo yabagize, Hubert aransubiza ati Max, ntabwo nzi niba ari ikibazo cyanjye cyangwa se ibyo ndi kwiyumvamo bidafututse, ariko ndatekereza ko muri ubu butaka hari igikorwa gishobora kuba kiri gukorerwamo kitari cyiza. Kapiteni Hubert nahise mubaza icyo ashaka kuvuga, ansubiza ko akinjira aho ngaho yabonye abasirikari benshi barenze umubare w'abarinda ibikomerezwa mu gisirikare biri aho ngaho. Ngo si n'ibyo gusa, yabonye abantu badasanzwe ku buryo nyine ureba wa muntu ugahita umenya ko adasanzwe, ariko mu buryo ashobora guhungabanya ibintu. Ibyo akaba bibonye neza ubwo yari ari muri sare, akabona abagabo batatu binjiye, yahindukira akabareba atarabareba amasura neza, bagahita basohoka bameze nk'aho bikanze, akaba ari bo yari akurikiye. Kapiteni Hubert yamaze kumbwira gutyo nanga kwirengagiza amarangamutima ye, ahubwo mpatiriza umutima kuba wakwakira ibyo byaba ari ukuri, tugafatanya gushaka ibisubizo. Nahise mubwira ko ajya ku ruhande rumwe nanjye nkajya ku rundi, tugatangira gushaka ibintu byaba bidasanzwe mwaho ngaho. Naciye ku ruhande ntangira kuzenguruka, ariko mbona byose ari ibisanzwe. Mu kongera kugaruka ntungurwa no kubona abantu bose bari gusohoka muri sare, bigaragara ko ibiganiro byaho birangiye. Ndetse umuntu wa mbere twahuye ni Brian, wambwiye ko ubu akazi yamaze kugafatisha kubera ko bamaze kumumurika, ubu akaba agiye gukurikirana ibijyanye n'ibirori by'aho tugiye kwiyakirira. Gusa mbwira ko Mariam amaze kumubwira ko ikibazo cya mbere akwiriye gukemura ari icya manager ushinzwe abakozi n'ibikoresho muri kampani, bityo ngo agomba gushaka umuntu uhita ahabwa ako kazi ako kanya igitaraganya. Brian mubaza niba hari uwo afite mu mutwe, ambwira ko ntawe. Ambaza niba hari uwo mfite mu mutwe, musubiza ko hari uwo mfite, ahubwo reka mpite muhamagara ahita aza bahure. Nasize Brian ari kumwe na Neila, Gema na Vivence, ndetse mpura na Kapiteni Hubert ambwira ko abonye nawe ari ibisanzwe. Mubwira ko nje gatoya, mpita njya ku ruhande mpamagara Ambasantoyo, akinyitaba ambwira ko aka kanya aribwo yari ari kwitegura ngo ajye kuri gereza. Mubwira ko kujya kuri gereza babyihoreye, ahubwo naze muri kampani ya ba Lewis ahure na General Manager mushyashya, amubwira ibyo agiye kujya akora. Santoyo mu kutabyumva ashaka kumbaza byinshi, mubwira ko ibindi arabimenya hageze. Nuko musezeraho ngarukaho nasize abandi, ariko mu kuhagera mpita ngwa mu kantu. Ntungurwa no gusanga itsinda ry'abasirikare bambaye imyenda ya gisirikare bari kwambika Brian amapingu, bamubwira ko afunzwe azira icyaha cyo kwigomeka ku gisirikare ndetse no guteza akaduruvayo mu basirikare. Akaba afite uburenganzira bwo kuguma acecetse, cyangwa se ibyo avuga bigakoreshwa nk'ibimenyetso bimushinja mu rukiko. Brian mu gihe arimo kwisararanga barangiza kumwambika amapingu, baramutambikana, tubona ibintu bibaye wagira ngo ni nka filime. Tukiri aho ngaho CEO Christella Lewis yangezeho, ambwira ko ashaka kuganira nanjye mbere y'uko ibirori byo kwiyakira bigera, bityo nimuherekeze tujyane. Mpita ndeba Gema na Neila na Vivence mbacira isiri, mbabwira ko bagomba kwirengagiza njyewe,
bagakurikirana Brian mu maguru mashya, ndaza mbakurikiye. Barabyumva mpita ngenda njyana na Kiristera hejuru kuri etage irimo ibiro. Tumaze kuzamuka asanseri tugenda tugana ku biro bya mama we, ambwira ko muri iyo minsi yabivuyemo ubu ibikurikiraho ari byo biro bye. Tugenda afite amashyushyu menshi yo kubinyereka, ariko tugeze ku biro bya Mariyamu dutungurwa no kumva abari mu indani barimo gutongana. Mu gutega amatwi nsanga ari Mariyamu n'umugabo we Rufusi avuga ati kuva kera hose wa mugore we uri nyamwigendaho, kandi nari narabibonye ko utari uwo kwizerwa, kubera ko wampishaga amabanga igihe cyose kandi ubizi ko njye nawe ubuzima twanyuranyemo kugira ngo aka kanya tube turi aha ngaha, ugatinyuka ukazana Brian utabanje gutekereza ko ashobora kuduteza ibyago. Mariyamu aramusubiza ati ninshake mbe naraguhisha amabanga menshi, ubundi se wabonaga njye nawe tugenewe gukundana? Njyewe nakwiyegereje kugira ngo ugere ku ntego zawe nanjye ngere ku ntego zanjye, kandi ibyo urabizi rero kuba twarabanye tunahishanya amabanga yari imipangu yanjye, kuko ntabwo byari gukunda ko nkubwiza ukuri ngo aka kanya tube tugeranya aha ngaha. Nagombaga kubikora kugira ngo nkomeze njye imbere, none aka kanya ubwo maze kugera ku byo nshaka, kuko ubu nta kintu na kimwe wantwara muri ubu butaka, cyane ko nta n'umugabane n'umwe ugisigaranyemo. Ndakeka ariko kanya ko kugira ngo nkubwire n'andi mabanga ya nyuma naguhishe, ubundi umvire mu buzima ugiye. Rufusi atutambwira ko hari ikintu waba warambeshye nabaho nkabaho ngifata nkaho ari icyanya cyo kandi ari ikinyoma. Mariyamu ati cyane rwose, kandi maze kubikubwira nonaha, nkuko ubwanjye nakwibwiriye ko umwana wanjye w'imfura Landry Lewis burya atari umwana we wawe, ahubwo ari uwa Peteroni Lewis. Aka kanya ndagira ngo umenye ko na Kiristera Lewis kukubwira ko ari uwawe kwari ukugira ngo ukomeze ucumane urugendo rw'ubuzima nanjye, naho kuri guhari nuko Peteroni Lewis yapfuye amaze ari we wanteye inda ya Kiristera. Ngaho mvira mu buzima kuko nta kintu na kimwe nigeze ngirana nawe, ku buryo ntigeze nanifuza kuba nabyarana nawe. Namaze kumva ayo magambo ya Mariyamu ndeba Kiristera mbona yaguye mu kantu, ariko nanjye akaba ariko njya mu rujijo rwinshi, kuko ku ruhande rwa Kiristera we yari asanzwe azi ko ababyeyi be bakundana, none yaravumbuye ko kuva kera hose batigeze bakundana, ndetse yari azi ko ari umwana wa Peteroni Lewis, ariko atungurwa no gusanga mama wacu Mariyamu yarabwiye Rufusi ko ari uwe. Naho njyewe urujijo nari mfite n'uburyo nari nsanzwe nzi ko Kiristera ari umwana mama wanjye yabyaranye na Rufusi, kumbe ntazi ko ari mushiki wanjye kuri papa wacu nk'uko na Neyira ari mushiki wanjye kuri papa. Nkiri muri ibyo bitekerezo twese twatunguwe no kumva mu butaka bwa Lewis haturikiye igisasu kinini cyane, ndetse abantu benshi bari muri kampani barasakuza cyane. Mu gihe ndi gufata telefone ngo mpamagare mbaze ibibaye, natunguwe no kumva haturitse ikindi gisasu, ndetse nyumvira muri ya sare abantu bari bagiye kwiyakiriramo. Mu kwitegereza Kiristera ntungurwa no kubona ameze nk'uwabaye pararize, atari kubasha kunyeganyega. Njyewe ubwanjye niyumvira Rufusi abwira Mariyamu ati bayi bayi, kampani ya Lewis n'ibyerekeranye nayo byose.